ubu turi Trek Tours. Turabakiriye mwese abakurikiye Trek Tours, dukomeje rero kubagezaho byinshi ku gasimba kaba hirya no hino ku isi kitwa Scorpio. Tukaba rero tugiye gukomeza ku gice cya gatatu tuvuga kuri aka gasimba. Aka kabeba gatoya karimo karagendagenda mu bwatsi, ni mu burasirazuba bwa Tanzania. Kari gushakisha icyo kurya. Hafi aho ngaho rero hageze Scorpio yariye umwana rwose. Isivuga iti akakona kivugana. Nibanje kwitonda. Iyo Scorpio rero ihita ikanga kari akabeba, gahita kabona yuko rwose ishyamba atari ryeru. Ka kabeba kagarutse rero kugenzura kwa kundi mubona imbeba zigira amatsiko. Hanyuma rero Scorpio ihita yitegura kukajomba gasubirayo. Aka kabeba ariko ntikashizwe, garashaka kwica ino Scorpio kugira ngo rwose hatagira ikindi kintu bisangira ubutaka. Kano kabeba karya ibintu bitandukanye, ikintu cyose gashobora kukirya. Iminyorogoto kayirya ndetse n'ibindi. Karimo karitegura kishyushya kugira ngo kabashe kubona icyo kurya kihigiye. Scorpions may owe their staying power to a forgiving metabolism. When food is scarce, iyo ibyo kurya bibaye bikeya, Scorpio ishobora kwihisha. Hari uburyo rero ikora mu mubiri wayo ku buryo ibyo yariye biyifasha, ndetse n'iyo yaba isinziriye ikagenda ibisya gahoro gahoro, ikaba yabaho igihe kinini cyane mu gihe yaba iri ahantu hatari ibyo kurya bihagije. Noneho igategereza ko igihe cyiza cyo guhiga kizagaruka, ikongera igasubira haze, ikongera igahiga ishaka ibyo kurya. Ishobora no kumara umwaka rwose yarahebye ibona utwo kurya duke cyane, ariko kubera uburyo umubiri wayo ukoze ikabasha kubaho. Mu majyaruguru y'isi ahantu hahanamye cyane tuhasanga izi Scorpio zifite ubushobozi bwo kwihanganira ubukonje buri munsi ya dogere Celsius 0. Akaba rwose yamara aho hantu amezi n'amezi, ariko mu by'ukuri igategereza yuko igihe kizongera kuba cyiza, akazuba kazongera kuva, ikongera gusohoka. Nubwo muri icyo gihe cy'ubukonje rwose iba yarabaye nk'urubura, ariko gahoro gahoro irongera ikisubiza imbaraga igasohoka. Tuzi ko Scorpio zishobora kuryana ubwazo, ndetse ishobora kurya n'utwana twayo. Ubwo muri icyo gihe iyo ibonye rwose indi Scorpio hafi aho cyangwa akana kayo irakarya niyo kaba ari akayo. Niyo mpamvu ushobora gusanga nk'ahantu hari za Scorpio zihiga nijoro, Scorpio zikiri ntoya zo zishobora guhitamo guhiga ku manywa kugira ngo zitaza gusohoka nijoro zigahura n'izindi nkuru zikaba zazirya, zo zikihigira ku manywa. Muri Afurika y'Epfo hari umusozi nawo usanga hariho Scorpio nyinshi, ubwo ni muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Mozambique, naho ni igice cya Afurika y'Amajyepfo.
tuhasanga naho rwose Scorpio Gerbils are perfectly adapted for the desert. ndetse n'utundi tuzeba tuba tumenyereye kwibera aho ngaho mu butayu tugacukura imyobo. Investigator, this gerbil is attracted by anything out of the ordinary. Twabona rero ikintu kidasanzwe cyose tukaba twakikanga tubonye iyi Scorpio igendagenda yashyize umurizo wayo hejuru. Kakabeba nako urabona ko katinye Otherwise cyane, known as the spitter, this scorpion responds to threats by shooting venom ariko from its kakabeba urabona tail. ko kashatse kurya iyi Scorpio, ariko Scorpio nayo iri kugenda ishaka gutera kakabebamo ubumara. Akabeba nako kakagenda kitonze kugira ngo hato kataza kudwingwa n'iyi Scorpio bikakaviramo urupfu. When exposed to the unforgiving light of day, Scorpio iyo ihuye n'urumuri rwinshi cyangwa se imirasire ya kumanywa ishobora kwihisha. each species is color coded to blend into the background of its Iragenda rero habitat. igashaka ahantu hasa nayo hafite ibara nk'iryayo, noneho ikahihisha kubera ko urumuri rwo ku manywa ruba rushobora kuyigaragaza bigatuma izindi The zayirya. Androctonus australis is found Aha in ni the nko muri desert regions of Australia Africa and cyangwa Asia. se no mu butayu bwo muri Afurika ndetse na Aziya, tuhasanga Scorpio zifite ubwo bushobozi bwo kwiyoberanya, camouflage niko Its babyita. incredibly potent venom makes the Androctonus one of the most lethal scorpions in the world. Aka ka Scorpio rero gafite ubumara bwinshi cyane, ni kamwe mu gafite ubumara bukaze. It shares the arid African savanna with the monitor lizard, a daytime hunter. Gashobora kujya guhiga kagahura ni nk'urunyarupu With cyangwa long, se sharp umuserebanya wo mu claws and butayu. extremely strong jaws, this is a predator to be reckoned with. Scorpio rero bigomba kwitonda kubera ko uru ruvu narwo rurakaze, rufite The ubumara lizard's narwo long, rukaze. slit tongue, a sophisticated ruba sensory rugenda organ, rurabya indimi scans the kugira ngo ground for the rwumve scent of prey. niba hafi aho haba hari ikintu rushobora Vulnerable kurya. to the late afternoon light, the Nk'aha ngaha Androctonus murabona has ni nyuma ya ventured saa a distance sita, from its burrow. It uru scrambles away, ruvu ruri kugenda looking for cover. rushakisha ikintu rwarya, rurabya indimi, Monitors swallow their prey rwiteguye whole. kumira This lizard bunguri will mu devour muhigo anything warwo. it's capable of Ikintu gulping cyose down. rushobora kubona rurakimira. Urabona ni nk'uruvu ariko ni nk'umuserebanya. The lizard has Nanone detected a ruri presence. kugenda gahoro gahoro, Now, it's just rwumvise a ko matter hafi of aho hari stalking the scorpion. ikintu, ni Scorpio. Ese bimama biraza kugenda gute ko byose bitoroshye kubumara? The scorpion is deadly, Scorpio ishobora but it can't kukwica outmaneuver cyangwa se a ikaba predator yarwica, this ariko large and agile. reka turebe uko bije bikagenda. Its only hope is to stop running and hide behind its Irakomeza camouflage. rero. Ese Scorpio irabigenza ite? Scorpio rero yisanishije n'aho hantu igeze, hanyuma uru ruvu ruri kureba. None se ikintu ndi kumva aha ngaha kiri, kubera ko ntago ruba rureba neza, ni kimwe n'inzoka burya nazo ntizireba neza, gukura by'indimi nibyo bizifasha kubona. Ubwo rero iri kurabya indimi ariko yakoresha amaso, ndavuga uruvu cyangwa se uruserebanya rwakoresha amaso rukabura ikintu, But sometimes even age-old survival methods crumble in the face of the kubera great kwa adversary. kwiyoberanya. Ariko ni hahandi ye cyayifashe cya kiserebanya, cyayifashe Scorpio, ariko byabanje kuyigora, yabanje kwiyoberanya, biri guhangana, biri kurwana, hanyuma cya kiserebanya kirayirumaye, kirayihekenya rwose, The Androctonus is consumed kirayimira whole, bunguri. an unceremonious end to the life of a lethal Ngiyo scorpion. iragiye rwose ya Scorpio. But the scorpion leaves a parting gift. The ingested venom courses through Ariko the lizard's blood to its nervous system. This reptile is rendered helplessly immobile. cya kintuza kimaze kuyirya kino twisi ikinyaruvu cyangwa igiserebanya, Scorpio igisizemo ubumara mu maraso yacyo, nuko nticyongera kurenga aho ngaho, nacyo kirahafi. Nubwo kiyiriye ariko nacyo kiraza gupfa kubera ubumara bwa Scorpio buba bukaze. Is it their elastic metabolism? Their arsenal of defense Ifite tactics? ubushobozi rero bwo kwirwanaho Or do bwinshi, they rely on an entirely different ikoresha strategy? uburyo butandukanye kugira ngo ibashe kwirwanaho,
niyo yapfa igisimba kiriye mubonye ko nacyo gipfa. Scorpion ni ikiremwa gitangaje, ni nk'ikimenyetso cy'urupfu. Kuva na kera abantu benshi barayitinya. Abantu iyo bayibonye bumva ko ari ikintu giteye ubwoba. Hirya no hino ku isi nuko babibona, urubori rwayo ruteye ubwoba. Abantu benshi rero bagiye bumva batinye Scorpion, kandi koko bifite impamvu kubera ko ubumara bwayo buba buteye ubwoba, ndetse n'ibyihiga nabyo ibishobora kubyica. Iyo ni Scorpion ifite uburozi bwinshi burimo poroteyine ndetse na neurotoxine. Ibyo byose bikaba biyifasha gushwanyaguza ikintu cyose ijombye urubori rwayo. Ubwo burozi buhita bwinjira mu maraso, hanyuma bukazenguruka ako kanya icyo kintu iriye kikabasha gupfa. Hari n'izifite uburozi bwinshi n'izindi zifite uburinganire. Muri yo rero ifite igice cy'umubiri wayo kiyifasha gukora ndetse no kubika ubwo burozi, ku buryo igihe cyose iba yiteguye kugira ngo ihite ibujomba ikintu ihuye nacyo. Mwabonye urubori rwayo ukuntu rumeze, rucukuyemo umwobo ubitsemo ubwo burozi. Noneho hakaba hariho agashinge kameze nk'akuba gakoze muri zinc na manganese ndetse na iron. Ibyo byose rero bikabifasha gushinga, hanyuma hagahita hasohoka bwa bumara bugahita bujya mu kintu biri gushaka kwica. Tuzisanga muri Amerika, mu burengerazuba bwa Afurika. Harimo inini, harimo ndetse n'intoya. Ubwo ni nako ahantu zituye haba hatandukanye. Mwabonye iki gitagangurirwa kibera nacyo mu ishyamba, kiracyari gitoya ariko ntabwo kizi neza. Kuba ari gito nyine bituma kitazi neza akaga kacyugarije. Ntabwo kizi ko Scorpion ishobora kugifata igahita ikijomba ikakica, kubera ko nayo agatagangurirwa gakiri gato. Nk'iyo Scorpion ukuntu irakajomba ubumara bwayo, iri kugatera urushinge, urubori rukaze, ubumara, uburozi. Scorpion ako kanya igitagangurirwa kigahita gihinduka pararize, ako kanya kigahita gipfa, byarangiye. Hanyuma rero igakoresha inzasaya zayo ikagikurura ikagikacanga, hanyuma cyamara gupfa neza ikakibika. Icyo gitagangurirwa ikazagenda ikirya mu bihe bitandukanye. Twari twabivuze ko Scorpion zifite ubumara butandukanye. Ingore ntabwo ifite nk'ubw'ingabo. Ubwoko butandukanye bwa Scorpion ntabwo bufite ubumara bumwe. Ubwo bumara rero nicyo kintu cy'ingenzi gifasha Scorpion kugira ngo ibashe kubaho, kuko nayo twabonye ko hari byinshi bishaka kuyica mu ishyamba cyangwa se mu butayu. If their venom is weak, a scorpion will often have evolved a thin tail and giant pincers. Ifite ubumara bukeya usanga ifite urubori rutyaye cyane. Yaba ifite ubumara bwinshi ntibibe ngombwa ko igira urubori rutyaye cyane. Ikintu kiratangaje. Ifite ubumara buke, urubori ruratyaye. Ifite ubumara bwinshi, urubori ntirutyaye cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Arizona hari Scorpion ziba zirimo zirigendera mu bushyuhe bwinshi cyane bwo muri Amerika mu majyepfo y'uburasirazuba. Ikibonye rihita icakira ikajomba mu mubiri. Ikintu ijombye kikamera nk'igifashwe n'amashanyarazi. Murumva namwe igikurikiraho ubumara bwa Scorpion. Ziri mu moko agera ku bihumbi 2,000, ariko zigera amoko 25 niyo yateje akaga cyane ku kiremwa muntu.
Despite the ariko nubwo odds, bimeze gutyo ntabwo scorpions imibare still izwi manage neza to hari kill izishobora thousands of kukwica human kandi beings batekereza ko ntacyo every year. zakutwara ushobora kubyibeshyaho mu buryo The bworoshye severity of the sting depends on the toxicity of the akaga species ziteza and biterwa the nyine size of the victim. n'ubukana bw'ubumara iba ifite cyangwa se The n'ubunini first bw'icyo effects of the ijombye sting are localized, with intense pain and tingling at the site of the hit. The more toxic the venom, iyo ifite ubumara the more bwinshi dramatic the effects. ni nabwo igira ingaruka zikomeye ku mubiri w'icyo The ijombye tongue and throat grow numb, iyo and ikujombye begin to ushobora swell. kubyimba mu ijosi The hanyuma chest ugatangira begins to kuruka tighten as the body struggles to fight kubera the yuko poison. umubiri uri kugerageza guhangana n'ubwo bumara A highly toxic venom will ubumara rip into rero the central nervous bukaze system. bushobora no kugira ingaruka ku bwonko bw'umuntu ndetse bikaba and the byatuma potential of umuntu death. neza agwa igihumura ndetse umuntu akaba yajya no muri koma A fighter, a recluse. irarwana ntisubira inyuma bayiteguye kwica The sikoropiyo scorpion triggers our most primitive itera fears, ubwoba umuntu but still kuva na earns kera our respect. bituma umuntu rero ayubaha aho ayibonye hose cyangwa yumvise They've survived the test of yahanganye time n'ibihe by brilliantly byinshi adapting their behavior ifite and imyitwarire anatomy iyifasha to kuba ahantu accommodate all hatandukanye ndetse extremes. n'uburyo iremwemo buyifasha kuba By mu blending mimerere a igoye prehistoric cyane simplicity with the nurturing skills of modern ifite mammals, ubushobozi they've defied the odds and kandi thrived. ikomeza kwihangana nubwo ibihe byaba bikakaye gute With a track record like theirs, Scorpio. scorpions could well last 100 million more years. Just a blink of an eye, or rather, a flick of the tail. uruhu rwayo For this umubiri wayo remarkable species. urubori rwayo ibyo byose ni ibintu bigaragara yuko sikoropiyo ari agasimba kadasanzwe it's a remarkable species murakoze kureba no kuba mwarakurikiranye iyi documentary yavugaga ku bijyanye na sikoropiyo ndizera ntashidikanya ko hari byinshi mwabashije kumenya kuri sikoropiyo nitubabonera izindi documentaire twemerewe gusemura tuzajya dukomeza kuzibagezaho hanyuma mukomeze murebe izindi video za Trek Tours Trek Tours. 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 Trek Tours.